Pep Guardiola amaze kubona ikipe ye n'iki Pep amaze gushyira ku meza muri kano kanya ugende kuri umukino ku buryo umuntu ashobora kwicara akavuga ati ikipe byanze bikunze ko wa gatanu yaratwara ikindi gikombe. Pep mu bintu afite bikomeye kurusha ibindi byose byamuranze ni principe ni amahame. Coaching is all about principles. Pep ntabwo atoza abakinnyi ibintu bitangaje ngo mucahanga umugenda uko ngo mubigenza uko ngo biragenda uko ngo tuze gutsinda uko. Reka nguhe igitekerezo cy'uko umutoza ategura ekipe ho gato. Iyo pre-season ihari umutoza aba afite ukuntu ashaka ko azakina, Yego. akabibwira bari atwita abatoza b'ekipe ya mbere, first team coach ya manager. Bari bajya gutera amakona, gukoresha imyitozo n'ibiki, n'abafizio n'abandi bose baba bazi the general idea y'icyo ashaka. Noneho abikora ashingiye ku ma-principe y'ibyo yemera. Arteta akavuga ati ndashaka kubaka defense iri solide y'urukuta, Nicyo zubakiraho mu mwaka shaka ko hari umuntu uzajya ameneramo ngo apfe kunyinjiza. Ibyo bintu ari kubivuga bari abatoza ujye ubona baba bari kumwe nawe baba ari abantu bahita bakora icyo twita noneho ngo ni séance z'imyitozo mu bikorwa, no kubifata bakabikora niba bazakora renda precision n'ibyumweru 6 bakabishushanya nyine uko izo cycle zizagenda, ibyo byumweru ko bizagenda. Uzi ko baba bazi ngo icyumweru cya mbere tuzakora wenda ku kintu kijyanye wenda no kudefanda wenda impande, icyumweru cya kabiri wenda kudefanda imipira miremire, icyumweru cya gatatu kudefanda wenda imipira imeze gutya. Ubwo na attack bifite ibyayo na mediane bifite ibyayo, gusora umupira n'ibindi. Icyumweru cya mbere tuziga gusora umupira tusore wenda ku ruhande wenda mu kuri 2 na 3. Icyumweru cya kabiri tuziga gusora bar tuzisore wenda kuri nimero 10 ajya kwa assisting. Icyumweru cya nyuma wenda tuziga finishing n'urugero. Buri kintu cyose bakiga icyo gihe kiba gipanze. Ibindi bagenda bakora muri mid season, season yatangiye, ni utuntu gusa two gufata match bakinnye uko yagenze bakayikorera analyse, donc ibyo bakoze neza n'ibyo bakoze nabi bakabikosora bashingiye ku byo bize muri bya byumweru 4 cyangwa 5 cyangwa 6 bijyanye n'igihe babonye cya pre-season. Hanyuma icyo gihe abakinnyi bakazajya babwirwa ati ikipe ikina gutya, twebwe turakina gutya, ikomeye aha yoroshya aha, mwebwe muracaha. Igikomeye cya mbere kurusha ibintu byose umutegetsi cyangwa ushaka kumuba agomba kuba afite yujuje, ariyo mpamvu mwita General Pep Guardiola. Nukuba uri clear mu bitekerezo byawe, usobanura ibintu bikumvikana kandi abantu bakabyumva uko bivuze bakanabishyira mu bikorwa uko bivuze. Kuba clear mu bitekerezo byawe kandi ibyo bintu uvuze usibye kuba byumvikana abantu bakaba biteguye gupfira icyo kintu kukisobanura uko kivuga udasobanye. Uzihame rya Pep rya mbere, our approach is very simple: attack and attack. Gusatira niko gateye niko kameze. Ayo magambo nanjye ndayavuze wumva ndayavuze nawe ugiye abona muri press conference. Dutandukanye na Pep, cyatandukanyije Pep nanjye na Mashami na Kirasa n'abandi. Nuko Pep yabivuga abantu biteguye kubipfira, ukabibona ko babishyira mu bikorwa. Nukuvuga ngo afite uko bibabwira ku buryo babyumva nk'ikintu ni nk'ihame rivuye mu ijuru. Ariko igikomeye kurusha ibyo byose nuko muri ya myitozo abategura yakoze nabo bamufasha akazi babyumva nk'uko yabivuze. Nukuvuga ngo abakiriya yari kugukosora akakuvuga ngo niko oreri buriya niba ukina kuri 3 ikiduha imbaraga nuko ifasha umupira usigira doku ukajya muri box ugahagarara na Haaland ukaba kuri poto y'iburyo yakajya kuri ibumoso, iyo muri babiri muri barebare muri box mu confusing abadefenseur ba adversaire, umwe guhugiraho undi agahugera kuri Haaland, icyo gihe makinzwe n'umuntu umwe wamubitinga ari umwe ariko nimurekera Haaland muri box ari umwe bakamufata ari babiri ntabwo yigobotora. Ako ni nka simple logique abazanye ko gukura umukinnyi kuri 3 kubera indeshyo ye akamushyira muri box. Muri box ndabyumva na karite zo gutsinda ndetse Haaland wenyine baramurika mu gutsinda bite. N'icyo kintu yakivuga rero abagikorera ama situation azakirema, bagikorera
etide ikimeze nk'inyigo z'ibishoboka kuzaba situwasiyo zaba okadi muri game cyangwa se senariyo zakwizana muri match zimeze nk'icyo kintu cyo gutuma agera aho hantu. Ese twatatse yagera yate? Ese batwatatse noneho turi gukora counter attack yagera yate? Ese turi muri build up twahereye inyuma tuzi imbere yagera yate? Yego. Bakigisha abantu kwiruka, guhagarara igihe cyo guhagarara igihe kuko baba bari gukina hari umudefanseri uri kumuzibira kumuza gukora action kandi byaramusanze kandi Pepe agomba kumekinga ashaka ko bava mu kibuga icyo amushakaho yagikoze. Ikintu rero kiba niki kuba clear mu bitekerezo nicyo no kuvuga ngo ibintu bya nibugomba kuba birimo flow, ntibigomba kuba bimeze nkaho birimo ikintu kimeze nk'ibicu byijimye bituma umuntu adasobanukirwa nk'aka ibintu ari kuvuga ngo muri kubyumva neza. Hari ukuntu abantu bikiriza ariko batakumvise. Uriya mugabo w'umukatala hari ibintu yihariye, azi gusobanura ibintu by'ubwenge bwinshi cyane ariko akabikoresha mu magambo ari simple ku buryo umuntu abyumva ku rwego rwe. Guardiola yarashatse kuvuga umupira nk'uko awuzi nta muntu wawumva. Guardiola ni geni ni Einstein nyine bo mu mupira, kereka ari nka Yohani Cruyff ariko azi kwikuramo icyo kintu kidasanzwe akagisimplifia ku buryo kiba ikintu buri muntu wese yumva kandi akabona kirakunda kandi kigatanga wa musaruro. Ariko ikirenze ibyo azi gutuma abantu bitegura gupfira icyo kintu kuko hari sacrifice iherekeza igitekerezo cyiza. Izo sacrifice zirimo imbaraga z'ibitekerezo mentally, harimo n'imbaraga z'umubiri zituma abantu biteguye guforinga in love ku kintu wavuze bakagikunda, ariko again bakagikunda bazi ko kibabaza. Ntabwo umupira ari ikintu cyoroshye. ubiri cyunya rwose ukora umupira urababaza, umupira urarushya, umupira uraryana, umupira n'ibyago mu bindi cyane. Kinabwiraga nka Tansere mu myitozo agoro ntabwo Tansere habwira iruka utegenda gerayo kangu akiruka mu minota ya mbere 10 kirasa aranyegera arambwira ati ntukomeze kubwira umukinnyi umwe tanga muri rusange ntukanavuge ikipe yose tirimo ujye reka ntuvuge n'izina uvuge ati mwiruke cyangwa ukunze message nawe arayumvira mugiraho iyo hamagaye umuntu gatanu wenyine arajya ngo biri pasono ugatariko nawe nyingi ukora ntabi cyangwa stajeri pa muntu ni senior man ni izina cyane nicyo ryoroshye kurusha amazina yose. Uzi icyo yambwiraga arambwa ati buriya ntako abatagize ariko arahanagera akaba efuize akaruha kuko iseanse tumwubakiyeho ni byiza nanakunze ko kuko umwizereyemo nka nimero 10 wacu mwiza ushaka ko bikora cyane kugira ngo bibe byanyabyo, ariko birebe ko ujera n'umubiri ukabona ko yarushye ukareba na emotion ukabona ko facial expression mu maso atangiye kutishima ugatangira kwibona yuko atro kujya akaba frustrated bitewe no ukaregeza talking buri kanya ushaka kumwihorera. Uzi icyo biba bivuze ngo abatoza ava mu myitozo bose n'abakinnyi ntabwo biba biryoshye. uyu mustajeri aranshaka iki ko biba biryoshye yateje ko biba biryoshye gukora imyitozo ntabwo biba biryoshye n'akazi karavuna. He make it fun. Ni ukuvuga ngo afite ukuntu muri kwa kuba ari umuntu babizi kakanganye nutuba ibintu bye ntuzajya mu kibuga ariko afite ukuntu haza mu kibuga akaba charismatic akabahobera akabasoma ujyana na match zirangiye ubonye na interview yakoze nyuma avuga kuri Bernardo ngo ubuze ibintu byinshi ushobora kurira ati no komeza wituma kuri agora agenda bwo yararize yamarira y'ingona kazajya kiriza akakihanagura ati ibintu yakoze sinzi ko tuzabona umusimbuzi atamukinishaga. Haaland aravuga ati ngo uyu mwataka wa mbere Man City yatunze none psychologically ni umuhanga Guardiola z'ubwenge bari abantu bari abakire baba ari abagabo bafite amafaranga ariko agira ukuntu abagira nk'ababebe bakamutinya. Umuntu abonye atinyutse kumusarana muri Man City ni KDB yajyaga avuga nawe akavuga ariko nawe reba imyaka bari bamaranye. Nashakaga kukubwira iki tukade story short ubuhanga bugira Guardiola igitangaza nuko agira karite nyinshi zihurira mu muntu umwe. Ubuhanga bwo kubaza umupira, ubuhanga bwo kuganiriza abantu akabakonvenka, ubuhanga bwo kumenya yuko ari abantu bananirwa akabagira inshuti ze, ibyo byo kubatreatinga neza, ndetse no kuba entourage y'abamwungirije bose nabo bagomba kuba ari abahanga kuko kumva ibintu bye biri kuri level ihambaye kugira ngo ubyumve. So
ni itsinda ry'abantu b'abahanga yiyasosiye naryo guhera ku bakinyagura burya gura karita aratoranya ni umuntu uri piki cyane Pep ntabwo ajya apfa kubana n'umuntu wese niyo mpamvu akigera muri Manchester akubura aravuga ati aba bakirisha aba bamanga abantu basanya abantu bose b'abesipanyoli badashinga batabyina bose aravuga ati mugende arakureba uri mu myitozo akavuga ati uyu muntu ntabwo twakorana uyu muntu ntabwo yakumva azi kumenya nyine urwego rwawe ni ubuhanga budasanzwe to know who to work with ni ikintu kidasanzwe burya bazanakubwira no muri politike nk'ikintu kimwe mu bintu abantu bemerewe umukuru wacu w'igihugu ni ukumenya gupikinga abantu b'ingenzi akorana nabo akazi kaba kakozwe burya biba byarangiye gira abantu beza entourage nziza kuko n'ubundi muri politike baravuga no mu mupira n'ahandi hose ngo nushaka kureba umuntu w'umuhanga ureba entourage ye nta kindi reba abantu umuntu akorana nabo uzamenya niba ari umuntu w'umuhanga cyangwa niba ari umusore ntabwo bigusaba kureba ibintu byinshi uvuga ngo ngo rezilita ngo zaratunaniye ngo twashatse gukora ibintu byakunze abo wabihaye abantu bagufasha kubishyira mu bikorwa ni bantu ki bameze gute igitekerezo cyawe baracyumva niba sosiye n'abantu bazakora ibintu by'ubuswa niba sosiye n'abahanga baraguha ibintu byiza nawe intsinzi zizakwitirirwa of course ntabwo bigusaba kwirirwa uvunika cyane ngo nkabo kuko nibo bagomba gukora interview nabonye umuyobozi umwe w'ahantu hamwe yavuze ati abantu bashaka gutera imbere niba bashaka gutera imbere ati bagomba kuzinga amaboko y'ishati bagakora umunyamakuru amaze ati ariko niwe bashyize imbere ugomba kubayobora muri ibyo bintu ati none n'ejo uzabikora none bizakorwa nande se igitekerezo gitanga n'utanga umurongo ngenderwaho nakubwiraga ntabwo kweshoninga abantu wayibonye umuntu w'umuhanga rero yiyasosiya n'abantu b'adanje success iraza uzi icyo ukora ni ugusigara ureba uyu ntari kubikora neza reka muhindure uyu ntameze neza muri ino minsi reka bagiye ku ruhande no kumenya cyangwa nyine twamufasha muri ubu buryo kugira ngo ajye ku murongo kubikuramo amarangamutima donc kubajera kuba manajinga uyu ntameze neza ntiyishimye reka bagiye ku ruhande uyu nguyu reka mu promoting uyu reka kuriya nyine ubona abakinnyi bagenda abahinduranya mu bihe Phil Foden yigeze kumubera umukinnyi wa sezo bari kuri bench muri Premier League kuko Rashford kameze neza ariko we Guardiola hari ikintu akubwira hari ubwo nabishyizemo ubugome ndakwanga uri mu kibuga ntari kwiga kuzamuye muri academy ya Man City yego wari kubona ku deliveringa se mu myitozo haya n'isura urambaza iki deliveringa ndagushyira mu kibuga rutanguka abantu maze muri media kabateri ndabyumva tino umuhungu wanjye yarakoze cyane ananiwe mu muhigi hazagaruka so ubuhanga buri muri Pep ubuheraho ni muri City ntabwo yasosiye na n'importe qui nubona umuntu wakoranye na Pep di itumutora azi gutoranya abantu iyo umaze gutoranya abantu rero hakurikiraho icyo ubabwira wahamagaye abantu b'abahanga urabazanye barahari none urababwira iki kuko ari abahanga nawe uri uwundi ugomba kubabwira ibintu biri clear cya kintu twavuze byumvikana bisobanutse noneho ukanatuma icyo gitekerezo bitegura ko bari ready kugipfira ibyo nabyo azi kubikora icya gatatu kuko sport ari umukino ubabaza no kujana ama emotion yabo that's pure coaching and you done yuko murabitwara byanze bikuze uzi ikigoye buriya muri ibyo byose muze kuri Arteta ni mwiza mu gupikinga ntagapikinga nabi aba yagejeje gupikinga kuko Arsenal mu bakinnyi amaze kugura harimo abeza benshi katari ko mbyemera uraza kuncarenjinga gufropinga n'ibyabuze na Pep barabigize kuri Elma runaka aguze abantu rito biranga ntago bose byakunda hari abo byanga ariko byibura hari abakinnyi batandatu barindwi ushaka kuvuga muri Arsenal n'andi makipe yakwifuza barimo suko ari babi bose ariko ikijyanye n'abantu yasosiya nabo ntago ari babi niyo urebye n'imikino ya Arsenal ntago yari mibi mu ntangiriro ikibazo kiri muri we kigoye cyane ni ukujera state of emotions ze kugira ngo abone gutuma abandi nabo bamera neza iyo ni Pep mentally nta muntu banganya ubwenge Pep yafashe igihe cyo gupresinga Arsenal arayitaka aramusize ko yayivuze tumusigaho kipe ya mbere ku isi ibyo bamwigira ni ibiki mujya musigaho mujya mureka kipe reba amanota ifite irayoboye mu Bwongereza ibikombe byose binirimo ariko ibyo bintu yabivugaga mu kwezi kwa kabiri azi ko bagiye gukina match za Carabao abizi yuko bazakina retour ya shampiyona
ibyo bintu yabivugaga Guardiola ko ntari umunyarfuzimu. Nyamara mwibuke mu kwezi kwa 11 twicaye kuri aya meza ndabyibuka nge namwe uko twari babi. Pep Muzimiro yari kuvuga kuri Arsenal ngo bibuke ko igikombe kidatwarwa mu kwezi kwa 11. Atari ntago muyibuka iki cyane ati yabateguye muri Novembre aravuga ati mubikire mu bwenge bwanyu ko kidatwarwa mu kwa 12 mu kagira Imana. Abantu igikombe mwaragitanga bigeze mu kwa kabiri ati tini kipe ya mbere ku isi yabageze muri Champions League twarasha iyi gikombe tumubwiza atwara bine ibikombe byose tirabe mu Champions League mu champion se murabaza iki atari ko Rwanda atari tata kuva tunakorana yari umuntu ukunda Arsenal cyane nari mbizi ko ikibazo cy'igihe azagira akaderevariyo bibiri kusa kuri Carabao Cup adakora yavuze ijambo kuri iyo finale ngo attention ngo twe turi proud yo kuba dutsinze ngo ikipe nafata nk'iya mbere ku isungu nafata hindura nafata nk'iya mbere atangiye kubihinduramo gake yavuze ngo yikitegererezo yigira imbere Arsenal akora amakosa yo kunganya za match za West Ham murabyibuka match ya 2-2 Man City byabaye imbere gato simbere gato sumugani none byabaye imbere gato none aravuga ati na za Nottingham aricara na West Ham baranganyije 2-2 ubyibuke aricara na Nottingham baranganyije 2-2 cyagiye ntuzatesa vinyo umupira kagarukira mu murongo Nottingham mu rugo West Ham hanze n'ibyo mu gahinda aravuga ngo twebwe icyo dushobora gukora ni ugutanga ibyacu byose nibidushobokera ni ukuba close ku buryo ikipe nyine tuyihumekera kandi nabikoraga muri press conference kagaragaza hano mu bitugu fati twe tugomba kuyihumekera mu irugu ibindi ko bizagenda tuzabimenya nyuma bibwe mu kintu cya mbere akoze ni ugukura abakinnyi pressure yo kuvuga ngo tugomba kuba bambere tugomba gutwara igikombe no wera abwira ati no just win games that's it nothing else just win games tubegerere yabisubiyemo Pep Arsenal imurusha amanota agera mu 9 akazajya asubiramo ijambo rimwe but we have to just win games win again when going and then go wose Aiza tukuna soro urimi yasuzugwa abanyamakuru b'abongereza yageze kazajya yishima muri iriya minkanyari yo mu gahanga man aba yabasuzuguye abereka tekora aba bana arya makuru baravuga ati Pep ateye igikombe kigeze urabona wabigarura ko Arsenal yamaze kubasiga amanota 9 turabona byagaruka Pep agahita seka ngalo we just have to just win games and win and go close to them there is that agahita if they win the trophy I'll congratulate Mikel. Yes. And next season will be better. And next season we come back and we'll be strong. Arirya cyane. Ariko kagabo ati keretse ukoze nkikosa banumutibira birakubise igikubita rero bro uba wakitize muri Pep icyo bita beast mode ubusenye inyamaswa muri Pep akora team talk itabaho ugomba kubagwa afite uburakari bwinshi nabi nta kintu wakora Arsenal yarabwiye ati guys twongeye gusubira muri principe ya kabiri Pep arakubwira ngo sinjya nkenera mu nsindire arakubwira ngo when it is in my hands I can control it ngi principe iyo ibintu biri mu biganza byanjye nshobora kubikontrol Pep nagakunda mu nsindire burya akujya ku bana ngo bazahorere mu nkoni bakoze ikosa yego natsinze nafata umwanya wa mbere yego nabikontorora biri mu mbago zanjye biri mu mbibi zanjye biri muri limite z'ibyo nemerewe yego bakubitwa uzi ko iki kintu mu inshuro ya 4 Pep ari ku mwanya wa 2 agatsinda ikipe iri ku mwanya wa 1 umuntu wabikoze mu Bwongereza ni umutoza sa Alex Ferguson mu myaka 26 4 times nibwo abashe gutsinda ikipe ya mbere wari uwa 2 Pep abikoze mu myaka 9 aho ngaho ahise agera kuri iyo rekodi nibwo zarimo kuza bagari izambere bagahura izambere akazikubita agahita zigimira kandi akagenda agatwara igikombe ashobora kugikora uwo munsi akaba ariwo big ni umunsi wa nyawo wo gukoraho ikintu ntabwo ajya atengwa azi kwishakamo ibyo bisubizo kandi akabiderivana icyanyuma kigize Man City ukwirubu yego wenda bitandukanye na Arsenal ni ububi bwa Arsenal mu bijyanye no gusatira arakunda mu kibuga ariko hari ikintu kinyangaza ati natwe turacyafite ndetse n'ubwenge turi mu mupira wowe ukibona abantu babiri umuntu umwe azanye igitekerezo nk'uko batavuze 11 baravuze
mu kigande n'ubwana wakoze atya ariko abigenje ate kandi ubigenje ute ibi bintu ukoze ni ibiki araje ati wumve icyo bita approach zitandukanye yatekereje cyane ati Mosquera uyu niwe wakina kabiri kwa ko Doku ni umuntu très dangereux ateye ubwoba kugira ngo afunge Doku igitekerezo kumva kiri atagenda cyo kurwana no gufunga Doku kugira ngo atinjira atapenetra muri surface kandi uruhande rundi Hinkapi nubwo yari amaze igihe yaravunitse ariko yagarutse yaba mwiza ariho akina rwose abakinnyi ba center back bane amfatira ayidefanda akafungira Semenyo kuko ahantu agera muri central defense baba bazi kudefanda impande nazifunze central defense hagati agumana babandi na kapiteni araba atariko ku mpande sinanera perinze eze ku ruhande na ba Madueke kuko izubundi akina 10 yego tereka ajye ku ruhande uyu muntu w'umwirabura mu gihe Hinkapi araza kuba yugarijwe physically baba bari strong iyi bato y'ingufu za wing iriho Semenyo ndetse n'uyu musore witwa Mateus Nunez azajya asubira inyuma amfashe kudefanda uyu witwa Madueke ku rundi ruhande rw'epfo nawe azajya ajya gufasha Mosquera mfite rutayizamu nimero 9 ariko ni mugufi ni gukontora second ball kuko nizo ndi bukine cyane kubera yuko ntari buze kuba mwiza cyane ku mipira yo mu kirenge